none se tica ko mbonye make wasambanye gake imisozi yazamutse ubu ni ubuhemu burenze n'ubugambanyi nakoreye amafaranga ndahe mu by'ukuri ukoreye miliyoni 3 zonyine umpemba ngahe ibihumbi 2 by'amadolari by'amanyarwanda agakorera miliyoni 3 ukamuhemba 2 none yakoreye makeya. none se tica ko mbonye make wasambanye gake imisozi yazamutse ubu ni ubuhemu burenze n'ubugambanyi nakoreye amafaranga ndahe mu by'ukuri ukoreye miliyoni 3 zonyine umpemba ngahe ibihumbi 2 by'amadolari by'amanyarwanda agakorera miliyoni 3 ukamuhemba 2 none yakoreye makeya. ayo ni make cyane rwose ubundi yakoreraga 6 namuhemba 2 gahembe nyo gute uvuga ngo mukandira nzugi nkanjye ngende gute nakorera amafaranga 2,000 by'amanyarwanda agende kandi wavuture nukomeza ayo magambo ndakwiruka we ariko namwe murakabye n'ukuri kw'Imana iri ni ihohotera namwe mujye mushyira mu gaciro ubanze urebye nyine n'umuntu mu mugongo cyangwa se n'imbaraga aba yakoresheje sibyo asoro cyo menye ikikubeza ubundi ko muri babiri abandi bari nzira ubusare afite umukiriya mu gasyata yebabo ubuhambirwa mu akazi k'isaha imwe amare ya 3 kanze mwereke so ibintu mwigize ndaje turabona aronzira ubusa uriye kumanyo aho wakigoryo igihe nakubwire ngo ugende umara isaha imwe umaze yabiri gute umwongeza uti isaha naguhaye gahunda kigoryo arakongera amafaranga vuba none ahangaha bite nkubona wakigoryo mutangiye kujya mugenda mukabashimisha bakabongeza amafaranga ejo bundi nanjye umuntu wanyongejeje 500 uyashyira he ntayabitse wakigoryo se uyabika nkandi wowe uri banki ariko ni tipu mu gihe umuntu wamusengeye neza akishima agomba no kugororera kandi wavuture ndabona utangiye kunyivangira mu kazi n'uburyo ujya kuvuga ngo umuntu ngo afate amafaranga ayashyire mu kigega cy'ishuri jya ubanza wibuke natwe imvune duhurira muri kano kazi nk'ubu wari wanakoreye anyugiza miliyoni nsubiyeyo ngo ninkorere aho ngaho sinzi nimba ndi muzima uranyumva neza sinzi nimba wenda naba naranduye hanyuma ari njye nawe ninde ukwiye gutwara amafaranga menshi sibyo baguhaye miliyoni ntakore nkakenye rero rwose barayiguhaye miliyoni barayimara bamwereka undi ariko abo mukuru ariko wakigoryo kumbona utangiye kujya unyivangira mu kazi reka ufata miliyoni utukayibya n'uriya akarya amafaranga gute ko mugomba kujya muyama yose urega umuntu aba yafunitse uvunika ute ariko nawe urarya uwariye niba ukora ubu ukora iki njya mwirukane se mbyikore zirihamye z'abagore umuntu yirirwamo se utekereza ko isuka yindi mba mfite ninde uba washatse zana iyo miliyoni zana iyo miliyoni narayariye we yariye yarya iki ubundi narayariye kugira ngo mbone imbaraga zizatuma n'ejo nsubirayo usubirahe mu kazi ngereka nkubwire njyewe uzongera kurya amafaranga yandi arenga kuyo baduhaye tuzabona kandi amafaranga niba yaguha agomba guhita uyanga ariko nakubwiye ngo ni tipu y'umukiriya umukiriya yaguhaye ate tipu ko utayizanira ngewe kuko namushimishije umushimisha utese ari njye nawe ninde uba washimishije akazi nkora se uba uhari mba ndi simba ndaho ngaho ndi gutera imibare se ariko se wayohembwa hari umuntu ukubwira ngo wowe umuhewe ntabwo ibyo ngibyo ngiye bikureba icyo nshaka ni amafaranga sinishyura diporome se neza uyishyura ute nta amafaranga nicyo kintu njye nkwatse iriya miliyoni ndayishaka narayariye ariko ko wicaye ku ntebe ariko kubera mwari intebe yazanye niyo mpamvu waza uza ukayicaraho uko wibishakiye hano ni kwa nyina se wakwicaye kuri yawe yicaye hano hari intebe yaguze hano nyuma no kwigira abana b'abatesi yarakara biramuraba wagiye watinda umaze gutira none rero amasaha tuzi ese genze kunzira amasaha genze
urayambaza nkandi twese n'abapfubuzi cyera bwigire nkubaza yo wakorewe akigogi ariko numva ufite umujo naho ugira umugore yarari hari kugira ngo yaranyoroheye jewe yagukoze ibiki urabona amatama atavyimbye raba umusayi n'uyu urabona biringaniye wavuta zaniriya miliyoni shaka ikindi kiraka nzakwishyura. nta kindi kiraka ngomba kuguha rero njye nyishyura ariya cyangwa sinzongere kukugaburira ntumenyere ibyangwe byiza n'iki cyanguza ukuntu gihenda mu mafaranga umuntu yishyura ishuri habariyemo kurya, kuryama no kunshakira akazi. nese akazi sinkagushakira Kutuvuga ngo nguhe ku mafaranga nakoreye kandi hari ayo mba nakuzaniye. ayo wanzaniye rero ariya ya tipu nayo mu gihe nashimishije umukiriya akandengerezaho kati hakushimishije umukiriya akanezezwa na kampani. iryo ni ihohoterwa no gushaka umurengera. kandi utangiye kwivanga muri ibi bintu ndakwirukana. mwirukane nanagenda ariko ujyahe nanagenda kandi umenye ko erega ni najye muntu erega ahangaha uhagarariye n'abandi bose. nise kubahagarika tujye twumvikana kubahagarariye bivuze kubagusha si ukubagusha. isubireho rero uzana amafaranga ugiye atangira kugira sibyo basi nzakugurira icupa arigurire bene wanyu ndakugura n'irindazi niyo ushaka turwane. ubona bagukubise isuwe baguhoye iki aho gupfugura napfubiki yaguhaye umukiriya none ntiwabikoze neza hanyuma arakwica pe nashaka nyike ndahita naha kuko n'uwo mvuye gupfubura mvuye wasize mwibye yesu we none warakwica pe uvuye umaze kwiba umukiriya koko ndamwibye ndamukokoye erega abo nibyo sibake wamwibye iki umugore yanyatse amafaranga yo kugura ikareso ndayabura none nagiye kumukiriye namwibye ikareso zine. yesu we wibye amakareso y'abandi ntayibye da yamuye utabona ko ndibuvuye ntayibye nabimenye arakwica ndabona mugashaka nzi ubusa ko naguhaye isaha imwe umaze abiri gute tica naryohewe ndiyongeza bikora ibibi Duty bagukubise kubera kumupfura nziru ibyo bintu niko byagenze. erega n'ubundi nta murundi warongoye umunyarwanda akamwemeze. jya uwohereza amafoto urajya gusa yidire bimwereke. ceceka ntabwo ari wowe mbajije ariko ubundi muzi ko iri shuri ari ryo rya mbere mu gihugu mu gutanga serivisi zo gupfubura. wakabimenya ko aryo shuri rya mbere nyine ry'abapfubuzi ahubwo ntabwo wigisha neza ngo abanyeshuri bagire uburambe mu kazi. tubahaye gutuburere kandi nzi ko nta mugani mu bwifitemo bwo gupfubura. reka nze dukomeze. nabyumvise ibiki ibiki bijyanye n'abapfubuzi hari abarimo pe uri kubashaka ndamushaka uregeye ufite iki kibazo se wowe kandi nta mugabo ufite se bakora iki se bariya n'abapfubuzi none se bagapfubura aho byananiranye nyine ibyo ni abapfubuzi ndabizi by'uko umugabo mufite we byihorere nimba mufite cyangwa mufite ntabwo bikureba genzanya amafaranga nkeneye umuntu unyemurira ikibazo nese umugabo wawe nta kintu akuhari umugabo wanjye ariko umugabo wanjye ni umusirikare agiye telefone urumva umuntu ufite imyaka ingahe 8 yiyiritse kandi n'ubundi asigaje iyindi ibiri ni 10 bamuhaye ubwo urumva wowe abaye ari wowe naho narihanganye niyo mpamvu nshaka uregeye urimo neza ubwo tuvuge ko ufite ubushyuhe bw'imyaka iyo yose 8 ifunze wavutura ashobora kuguvutura ugapfa kuko ubwo wamaze kuba gasugi reka nze ngurebere nzira ndashaka uregeye ntiwavutura ni uwo nyine ashobora kukuvutura ugapfa ariko mvishwa ni mbanze ngire gusa urashaka kunzana umwana uza kuntu batuba tazi gukora akazi uwo ngo aba hano bose baba babizi nangahe ijoro riri uwo ngo ubigerageza ari we zira ubusa bamwita we kuri 1 miliyoni 1 miliyoni ijoro ryose kabisa ariko nawe we witeguye amazi yo kunywa kuko akunywesha amazi hari ikibazo none ubundi witwa ngo ni wavutura arakuvutura ugapfa uhita upfa
kaba umurambo uwo bwose uramwemera Oya, wapi. kukubira kokeri no ku kibuno kakaza wapi nzanira uwo none ubinoza neza ariko utatuma mpfa miliyoni kuri konti nabi Ziromusi wino ma uyu nguyu arabigutunganyiriza urahita ubira kokeri uyu se uyu nguyu nimugende genda umukwakwanya mugende ntaribe Ziromusi saha imwe ibihumbi ijana kunuza ku minota 10 umviriza n'ibiki uri kumbwira n'ibiki uri kumbwira reka mba nakoreye benshi mba narushe uba warushye ukaza gukina na miliyoni kuko ujyaye reka we nawe uridanje nkese nkora amasaha 3 yose amasaha twavuganye ijoro ryose nta n'isaha tumaze none ngo urasohoka none ndagerageza ibaze nakoze amasaha 3 ntaruhuka kambere kamaze amasaha 3 none umunsi urarangiye ijoro rirangiye kare kashaba uno mutwa kwicuma ni njye uri ahubwo uri ubwicanyi wewe reka n'umwicanyi siko kazi kawe siko kazi ukora ntabwo ntabwo ari mato atagusa umunsi wose twavuganye amasaha 20 ahubwo wewe waragutse uri mutwa kwica umuntu wewe ntabwo ngiye akazi wagiyemo urakazi ndakazi kandi ndakorera abantu bose bakemera mbwa bose imbwa nani so ndi imbere wa mbwa ushaka kwica umuntu amasaha 3 nkararu imbere wa mbwa si agenda wandegera umuntu ntawe simpahure nawe ikimese ariko batura mwarimu wanyarambona mujye mwitwara neza mureke kumvira nawe ujye witwara neza ku mafaranga y'umuntu bigenze bitese rwanda gufatana imateri bigenze umuyobozi w'ikigo koze ko wowe urakina na miliyoni y'umuntu bigenze gutya turashize mu bato ba nta n'ikiri gawe utarikagira agateka yatobye se yanakojeje nta kindi gawe nta miliyoni wowe urakina na miliyoni genda sha ko kameze tugende uvuture uvuture iki tugende aro mbaye nkigira ahita apfa tica